Muraho neza nshuti bakunzi ba Greenhouse Studios, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yego, wowe ujoininze uyu munsi rero amazina yanjye ni Bonheur Umutoni, kandi nawe udahwema kudukurikirana buri munsi ndagushimiye rwose, muri abantu beza. Yego, mbibutsa kandi gukora subscribe kutarayikora, ko ni byiza bituma ubona ibiganiro byose dukora ukabibonera ku gihe kugira ngo babashe kugufasha, ndetse ngushishikariza cyane no gusharinga kino kiganiro ku bavandimwe bawe, inshuti zawe se, kugira ngo dukomeze gufashanya muri societe. Yego, nibyo bidukwiriye gufashanya ukabwira mugenzi wawe icyo wamenye watazi. Rero muri ubwo buryo ni kumubwira akora subscribe akazajya kugira ngo azajye areba hano nyine abone ibiganiro dushyiraho buri munsi cyangwa se inshuro tubishyiraho mu cyumweru. Yego, uyu munsi rero topic tugiye kuganiraho ni topic nini cyane ariko ku buryo ntago nshobora kubivuga uyu munsi ngo nyirangize. Cyo kora icyo ngiye gukora, ngiye gusummarizinga cyangwa se kuyishyira mu buryo bworoshye bwagufasha kuyumva, ariko tuzagenda tuyagura tube wenda twanashaka n'abantu tuyiganiraho, kuko ni ikintu cy'ingenzi muri societe yacu. Tugiye kuganira kuri topic ikintu twita emotional connection na emotional validations. Ubwo ninshaka wenda kubisobanura, tugiye mbese n'uburyo bwo kuba connectinga n'umuntu mu buryo bw'amarangamutima, ndetse turebe koko n'uburyo umuntu abasha guha amarangamutima ya mugenzi we agaciro. Uyu munsi rero ntago tugiye kuvuga specifically ku mugabo n'umugore, ahubwo noneho turavuga family at large. Ubwo ni umugabo n'umugore n'abana. Yego, kuko ni case twese twisangamo, kandi byakomeje kugaragara wenda bitewe n'ubuzima tubayemo twebwe b'iyi generation tungana gutya, ndetse n'abadukuriye. Bigaragara ko ibibazo dukunze kugira mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyangwa se ubuzima tubayemo, ibintu dusigaye dukora, ukuntu umwana yitwara, ukuntu umugore cyangwa umugabo yitwara, byatewe n'igice kinini cy'amarangamutima ye cyapfuye, reka mbyite gutyo. Abantu mbare gukoresha iryo jambo, ariko abantu babaye ibyihebe, reka mbyite gutyo, noneho bigatuma utreatinga mugenzi wawe nk'umuntu nawe udafite amarangamutima. Ibyo bintu rero ni ikibazo. Niyo mpamvu nabwiye ngo iyo topic ni nini, nta buryo kabisa mfite nabivugamo none kugira ngo wenda tugire. Gusa icyo tugiye gukora, tugiye kuganira ku bibazo bitatu. Ni ibibazo bitatu ushobora kubaza basi umuntu kwegereye. Ubwo ngubwo ni umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa se basi umwana wawe, kugira ngo muri ibyo bibazo bitatu hakubiyemo koko ya communication, kuba wamenya ikirimo kirajya imbere mu buzima bwa wa muntu. Yego, rero kadutangire. Ikibazo cya mbere ni ikibazo ubaza umuntu, ariko kandi ni ikibazo cy'impuhwe. Urabona, iyo ubajije umuntu atese ni iki kiguhangayikishije muri iki gihe, ni iki kiguteye ubwoba, ni iki wumva kitarimo kiragenda mu buzima bwawe, icyo kibazo mu by'ukuri kucyumva gutya urumva ari ibintu byoroshye. Ariko kandi nanone ku muntu wakwizeye akabona ari safe kukubwira, akaba open, ni ikibazo kinini cyane, kuko usanga wenda kamvuge ku mugabo n'umugore, usanga buri wese mu rugo arimo arashaka kuba perfect. Umugabo arimo arakora party ye kugira ngo abe perfect, n'umugore nuko nawe arimo araharanira kuba perfect. Noneho ugasanga hari igihe umupartner wawe wenda barimo arakubwira ngo wowe ntago byumva. Urabona, ntago urimo urumva ibintu ndi kunyuramo, ntago urimo urumva imbaraga ndi gushyiramo kugira ngo ibintu bibe byagera ku rwego runaka. Yego, rero iyo ubajije umuntu kino kibazo ushaka kumenya ibimuhangayikishije, umupartner wawe cyangwa se umwana wawe, ahangaha uba ukinguye, umufashije kubahoka, akaba yakubwira, kuko deje wamaze kunotisinga ko hari ikintu kitagenda mu buzima bwe. Rero ni byiza kumuha ayo mahirwe yo kukubwira. Rero wenda nubwo twagiye kuri bino bibazo already, kuko nababwiye ngo topic ni nini cyane, tugenda twitegura mu buryo bw'ama series, reka wenda mvuge gutyo. Ni ukuvuga ngo hari
hari ikibazo cyagaragaye muri sosiyete yacu, reka mvuga gutyo, mu mikurire y'abantu, abantu twakuze amarangamutima yacu adahabwa agaciro. Rero n'iki kibazo ushobora gusanga ariyo mpamvu ikibazo umuntu atese umeze ute, ugara n'umuntu ukamaza ngo umeze ute, akakubwira ngo meze neza kandi uwo muntu atameze neza, uwo muntu avuye kwa muganga, ariko kuko nyine tutamenyereye kubohoka, urabona ubaza umuntu ngo umeze, akahita akubwira ati nta amahoro kabisa, turashima Imana ameze neza, kandi ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu bitangira umuntu akiri muto. Umuntu akiri muto ubwo wenda hari abagiye kwinjiramo ikindi gice cya parenting kandi kitari bube muri kano kanya, ariko iga guha amarangamutima agaciro y'abana bawe, sibyo? Reka umwana yumve ari safe, yumve. Ni ukuvuga ngo umuntu kugira ngo yumve ko amarangamutima yawe yahaye agaciro, ni igihe umuntu aba yumva ari safe kukubwira ibimuhangayikishije, ibimuteye ubwoba, ibyo atekereza ndetse n'ibimushimishije. Ntabwo ari ibimuhangayikishije gusa, umuntu akumva yasharinga nawe buri kimwe cyose. Ariko ibyo kandi bituruka kuko wowe nk'umubyeyi cyangwa se wowe nk'umuntu mukuru ufite inshingano z'uwo muntu, wamweretse ko uri safe place, reka mbyite gutyo. Mbese uri ahantu nyine hari safe, uri ahantu ushobora gushyira ibintu bye byose. Yego, ni ukuvuga ngo hari ikintu bajya bavuga, urabona umwana muto uri muriga kugenda cyangwa se kugira gute, hari ukuntu aza ukamutegera amaboko akaza kugira ngo umuhobere cyangwa se umuterure. Ni ukuvuga ngo iyo ibyo bintu iyo bimeze gutyo, wa mwana ikintu umwigishije trust, umwigishije kukwizera. Wa mwana aba yizeye ko igihe cyose azagutegera amaboko, uzatega amaboko akaza, azabona ahantu ho kuruhukira, reka mbyite gutyo. Cyangwa se urabona ko umwana iyo yarize ukamufata ukamuterura ukamwegereza araceceka. Ni ukuvuga ngo aba yumvisha ari ahantu hari safe, aba yumva nyine muri kumwe. Rero ikibazo aho gusanga hari igihe turabikora kuko buri wese ufite umwana bino bintu arabikora, ariko ikibazo usanga turabikora none umwana yamara kugira imyaka 5, umwana yamara kugira imyaka 6 ugatangira kumufata nk'umuntu w'umugabo, urabona, ugasanga mbese uri kumva ibintu byose yabihandoringa, nta birenze, nta kintu atumva. Ukumva umwana ibintu byose arabyumva nk'uko wowe ubyumva. Niba mwana buraye wenda mutaribona ibiryo bya nijoro, uraje we nk'umubyeyi, uraje wenda ugiye mu cyumba, uramwihoreye, usize umwana aho ngaho, umwana arategereje, ararebye, akazajya kumenya ko batari burya nyine haciyemo akanya. Ni ukuvuga ngo aho ngaho wa mwana urimo uramuhohotera, kandi uburyo urimo uramuhohotera wa mwana ntazakubwira ngo wampemukiye, ariko bizagaragarira mu kuntu azakura. Usanga umugabo mu rugo adatinyuka gutonganya umugore we kuko yumva ko umuntu urushije imbaraga, mbese nta mpamvu zo kumwubaha, reka mvuge gutyo, cyangwa se zo guca bugufi imbere, kuko akenshi niko abantu bakuze babona. Rero navuze ko iyo topic ari nini cyane, byo ntari bubigemo uyu munsi, ariko ikibazo cya empathy, reka mvuge gutyo, iyo ubajije umuntu ibintu bimuhangayikishije, wa muntu koko wakuze neza akakubwira ibimuteye ubwoba, ibyo abona bitagenda, aho yumva ibintu akakubwira nyine uko yiyumva. Kandi iyo umuntu muri kino kibanza hari ikosa dukunze gukora, ntago buri gihe umuntu yakubwiye ibintu cyangwa arimo arakubwira mbese situation ye, ntago aba ategereje ko umusubiza. Sometimes hari igihe nyine umuntu avuga kugira ngo umwumve, urumva, uwo mwumve aruhuka, ariko ntago necessarily means ko buri gihe umuntu aba akeneye igisubizo cyawe. Oya, yego, icyo rero ni ikibazo cya mbere. Wenda ikibazo cya kabiri ni ikibazo cya support. Noneho ko wamaze kumva uwo muntu uko ameze, ibimuteye ubwoba, ibimuhangayikishije, ibitagenda kuri we, noneho ukamubaza ati ese urumva ari ikibasi nakora kugira ngo ngufashe, kugira ngo nkorohereze, reka mbyite gutyo, nkorohereze no mutwaro wikoreye. Aho ngaho twavuze ko ntago tukiri ku mugabo n'umugore gusa, n'abana bawe, n'undi muntu, n'umupangayi wawe, umuntu uri mu nzu iwawe, kuko tuba tugomba connectinga n'abantu bose baturi hafi. Yego, ni ukuvuga ngo iyo ubajije kumubaza kino kintu, koko nimba wa muntu yabohotse kuri wowe yakubwiye, noneho ntago biba bikiri kubyumva gusa. Rero wiyemeje kugira icyo wakora. Nimba akubwiye ikintu, ugomba kumubwira ko ati mfasha kino kintu, nkorera kino, kuko wenda nkorera iki biragabanyaho iki kintu runaka, ukagikora. Wa muntu bumufashije mu buryo kabisa nyine bwiza.
ikindi kandi hari igihe abantu twigira ngo twamenye ibintu ngo umuntu wenda ari mu kibazo runaka ukavuga ngo ugiye kumufasha noneho kwa kumufasha ugasanga urimo urakora ibintu byinshi ariko atabikeneye mu by'ukuri. Rero ni byiza kubaza umuntu kuko ushobora gukora ibintu byinshi ariko wa muntu ntabone ko wamufashije kurusha uko ushobora gukora ikintu kimwe ariko nyine the right thing uri bukora akabona ko umukoreye ikintu yagombaga yarakeneye cyane kurusha ibindi. Wenda hano byoroshye gato urugero nko mu ngo hari igihe usanga abagore bakomplaininga cyane wenda ngo abagore bagira stress cyane buriya mu bimenye kubera hari igihe usanga umugore ari umugore ukora kano kazi gasanzwe kujya kumekinga amafaranga hanze afite n'inshingano zo mu rugo byose ari umuntu ugomba kubikora noneho rimwe agasa n'ubacanganye bagashyira mu mutwe none rimwe agakomplaininga ati ntabwo uri muramfasha ntabwo uri murakora iki abwira umugabo we ntabwo uri murabona ko nkeneye kumfasha mu buryo ubu n'ubu noneho wenda umugabo akamubwira ati ese ntabwo ndimo ndagufasha. Urugero wenda nagiye kuzana abana ku ishuri rwo ni urugero nagize natetse se cyangwa se ndanakora ikintu cyose yakoze mu by'ukuri ntabwo bisobanuye ko umuntu atazi ikintu wakoze ahubwo muri ako kanya muri iyo situation arimo nimba arimo arateka kandi urimo urabona abana babiri bamukurikiye mu gikoni ubufasha bwawe akeneye muri ako kanya ni ugufata abana ukabamukura iruhande agateka ari safe nyine kugira ngo kuko arimo aratinya ko abantu bashobora kugira ikibazo mu gikoni. Rero ni byiza ko akenshi tufokasinga kuri the right thing tugomba gukora instead of doing everything kuko hari igihe ukora ibintu byinshi ukabikorera mu kavuyo atari byo umuntu wawe akeneye kugira ngo umufashe muri ako kanya. Icya gatatu ni ikibazo cya gatatu ubaza umuntu kugira ngo ube wamufasha cyangwa se mu buryo bwa emotional connection ni priorities ukamubaza ati se ni iki basi nkora wowe ukaba wakwiyumva ko nkwitayeho cyangwa se ukaba wakwiyumva ko nyine wahawe agaciro mu buryo bumwe se cyangwa ubundi cyangwa se ni iki nkora kigatuma wumva ko utari priority. Urabona kuko hari ibintu dukora kandi wowe utabikoze uzi ko ari bibi ariko nanone wenda umuntu wawe ukuri iruhande ubwo n'umwana cyangwa se ni partner wawe umugabo cyangwa umugore wawe akabona ntago you didn't consider him. Yego rero ni byiza kubaza umuntu ikintu se ni iki basi yo ngikoze wumva uri cared for reka wenda mbivuge gutyo mu Cyongereza kubera ko numara kumenya cya kintu uzagikora inshuro nyinshi numara gukora cya kintu inshuro nyinshi rero bizatuma wa muntu yumva azakomeza kwiyumva neza kuko already urumva ko ari ikintu gituma we yiyumva ko umwitayeho. Ese hari ikintu cyiza wowe ubona kurusha ko umuntu uri iruhande rwawe abona ko wamwitayeho? Ntacyo. Rero ni byiza ko umenya kino kintu ukamuha ati ese ni iki nkora basi kabona noneho mbese nakwirengagije reka mvuge gutya hari urugero mbaha urabona ko umugabo n'umugore baganira mu rugo noneho bakavuga ibintu akenshi bavuga ibintu bitandukanye bisekeje bigize gute noneho rero umugore aganiriza umugabo we ikintu runaka cyabaye ukuntu we yiyumvisha ukuntu yari yakitinze kuri icyo kintu noneho bageze mu bandi bantu bari bagiye gusura wa mugabo kuko ari umuntu w'amablage menshi arabivuga avuga bya bintu avuga nyine story yose mbese uko yari imeze ukuntu umugore yari yakitinze ukuntu umugore we yiyumvishe noneho umugore biramutungura aranababara. Bageze mu rugo rero aramubwira se ikibazo kiri umugore aramubwira ati ntago numva ndi safe nyine kuri wowe. Umugabo ati come on gute utari safe ntago ngiye ngukubita ntago sinjye ngutuka sinjye gute utari safe kuri njye. Umugore aramubwira ati se gute ikintu twavugiye hano kandi hano hari ikintu cyari kiri personal reka mvuge gutyo nakubwiye nubwo wenda ari situation yari iri random reka mvuge gutyo yabereye hanze ariko kandi ninjye wivuze muri iyo situation ninjye nakweretse ko niyumvisha n'ukuntu reactinze kuki ushobora gufata bira bintu ukajya kubisharinga n'abantu. Aravuga ati numvisha ngize ubwo ko n'ibyo byose nzajya nkubwira uzajya ubikora. Urabona rero ni aho ngaho uwo mugore yari yumvisha atari priority atitaweho. Yego rero ni byiza ko kubaza umuntu wawe ikintu ukora akumva wamwitayeho. Ni byiza kubaza umuntu wawe ikintu nanone ukora akumva wamwignorinze wamwirengagije wenda reka mvuge gutyo. Yego kuko emotional connection kuko nabibabwiye ni ikintu kinini ni topic nini tuzagenda tuvugaho
ndimo ndabitegura wenda uburyo tuzabiganiraho mu series cyangwa tuzanabikora umunsi umwe, ariko kandi ni ikintu gitangirira mu buryo abantu urera umwana wawe, urabona, mu buryo ukuza umwana wawe, cyangwa se turetse n'umwana n'umuspouse wawe, umupartner wa muntu mubana. Hari abantu usanga ko wenda nagiye mbivuga mu biganiro bishize babanye nk'umugabo n'umugore, ariko kandi nta harmony hari, nta bond hari, nyine ukabona juste n'umugabo n'umugore babyaranye abana, ariko ntago ari abantu bumvana, ntago ari abantu buzuzanya, reka mvuge gutyo. Ni ukuvuga ngo ugomba guha agaciro amarangamutima ya mugenzi wawe. Nimba umuntu avuze ngo ni urugero, wenda urwo ni urugero rworoshye, hano nicaye nkavuga ngo ndakonje, umuntu turi kumwe akavuga ati ukonje gute, hano hantu harashyushye. Ese icyo kintu ni ikintu kigomba kuzana ikibazo? Ahubwo kuki ushaka kumuremera ngo umwumvishe ko adakonje kandi yavuze ko akonje? Uwo muntu arakonje. Ahubwo nimba hari aho wamukurira ikoti rizana urimwambike. Urwo ni urugero mbahaye. Uko rero niko guha agaciro ibyiyumviro bya mugenzi wawe. Yego, iki rero ni kabisa ni ikintu cy'ingenzi, guha agaciro ibyiyumviro bya mugenzi wawe. Ndetse n'abana turera nuko usanga ibintu byinshi byagiye bipfa, twe twabyigishije abana twabigishije kubeshya. Usanga umwana urasohoka muzakubwira ati mami unzanire biscuit, ambwira ati okay ndayizana, kandi kuba udashoboye kuzana iyo biscuit si igitangaza, ahubwo ikibazo ni ukuntu utabyeretse umwana ko iyo biscuit umunsi itari buboneke. Umwana akagutegereza mu nzu ukaza nta ya biscuit uzanye, umwana akabaza mami biscuit iri, akambwira ati yo sorry nayibagiwe, ukamubeshya. Ejo ukamubeshya, wa mwana ntiyongere kukubaza. Noneho we mu byiyumviro byawe ukavuga ati uyu mwana yarakuze, se reka mbyite gutya, none ntagisaba biscuit, ntagituma biscuit, sigaye abona ko ubuzima butameze neza. Ntago ari ko umwana yabonye, ahubwo umwana yabonye kutagivugisha ukuri, kujya umubeshya. Noneho rero wa mwana namara gukura ageze mu myaka 10 n'ingahe, umwana ageze muri adolescence, reka mvuge gutyo, umwana kuko ujya umubeshya nawe atangira kukubeshya. Umwana mubaza ngo ese ngo waruri, akakubwira ngo narinda kandi yarara, kubera ko ntago bamweretse ko priority ari ukuvugisha ukuri. Urabona, ntago bamweretse ko icy'ingenzi ari uko ikintu kizanwa kigashyirwa mu mucyo, mukabona icyateye icyo kintu, nubwo mutagifite igisubizo muri ako kanya, ariko basi mwese mufite amakuru amwe ku kintu runaka. Yego rero nkuko nari mbabwiye ni topic nini cyane, ndimo ndagerageza kwegeranya kugira ngo turebe uburyo tuzayiganiramo. Ariko rero kuri uyu munsi nashatse ko dusangira bino bibazo bitatu ushobora kugufasha muri emotional connection n'umuntu wawe, partner wawe, cyangwa se umwana wawe, cyangwa se undi muntu kuri iruhande muri famille. Mbese icyambere twavuze ko ari empathy question, kamaza ni what are your greatest stressors right now, ni iki kirimo kiguhangayikishije none. Icya kabiri ni ikibazo cya support, ni iki nshobora gukora to weigh off your shoulder, reka mvuge gutyo, nshobora gukora kugira ngo basi gukuriraho uwo mutwaro. Icya gatatu navuze ni priorities, ni iki nkora kigatuma wumva uri cared for, ese ni iki nkora nanone kigatuma wumva utari priority. Yego, murakoze rero, ni topic y'uyu munsi nateguye ko turi buganireho y'ibibazo bitatu. None ndabasabye rwose kugira ngo muzabashe gusharinga muri comment uburyo mwumva kino kiganiro dushobora kugikora, kuko ni kinini, ni ibintu nyine bizadusaba kubizana gahoro kugira ngo tubashe kucyumva, twubake icyo twakwita emotional validation hagati y'abashakanye ndetse mu muryango wose muri rusange. Yego rero murakoze cyane. Wowe ureba kino kiganiro ndagusaba cyane kandi gushishikariza kugisharinga no gukora subscribe, ukagira inshuti gukora subscribe, kugira ngo dukomeze kungurana ibitekerezo, twungurana ubwenge, dukomeze kwiga hano, nibwo bizatuzanira inyungu nyinshi. Ntago turinda ko ibibazo bitugeraho kugira ngo dushake uburyo bwo kubyirinda, ahubwo twiga mbere kugira ngo dufate urukingo, reka mbyite gutyo, by'abantu bitazatugeraho. Yego, murakoze rero kubana nanjye muri kino kiganiro. Yego, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Shalom.